Turasoma Yohana ibice ni 4 n'umurongo wa 23. Haravuze ngo ariko igihe kiraje ndetse kirasohoye ubwo abasenga by'ukuri basengera data mu mwuka no mu kuri, kuko data ashaka ko bene abo ari bo bamusenga. Hanyuma mu zindi Bibiliya hari ugusenga bavuga ko ari ukuramya. Rero twagira ngo tubihinduranye kubera ko mu zindi Bibiliya ariko handitse ahari ugusenga tuhashire kuramya kugira ngo byumvikane neza. Haravuze ngo ariko igihe kiraje ndetse kirasohoye ubwo abaramya by'ukuri basengera data mu mwuka no mu kuri, kuko data ashaka ko bene abo ari bo bamusenga. Amen. Dusome n'Abakorinto, igitabo cy'Abakorinto ba mbere ni 10:14. Haravuze ngo nuko rero bakundwa nimuzibukire kuramya ibishushanyo. Yesu nashimwe cyane. Amen. Mbere ya byose mbanje gushima Imana yatwirijeho twebwe abangana gutya. Imana nishimwe cyane. Mbere gatoya ndashima Imana ko yatubashishije igashima ko natwe ari ngombwa kuza guhagarara hano ngo tuvuge ijambo ry'Imana. Suko turizi cyane, suko hari abo turirusha, ahubwo no kwibukiranya kugira gusa ngo ubwami bw'Imana bukomeze bwaguke. Imana nishimwe cyane. Amen. Tugiye kuganira hejuru yo kuramya, niryo jambo Imana yacize ku mutima uyu munsi. Tugiye kuganira ijambo ryo kuramya ku baririmbyi, murabyumva cyane kuko ni twebwe akenshi dusanga turimo kuramya hano twisanga hano imbere ku gatuti, ariko none ibyo tugiye kuvuga si ukuramya bya hano ku gatuti, ni ukuramya Imana. Kuramya ubundi kuramya ni ikintu ndi buhereza definition ivuga ngo ni ukuzana abantu aho Imana iri, kuzana Imana aho abantu bari. Twebwe iyo turamya turirimba tuzamura amajwi meza, alto, soprano n'ayandi ntazi, abandi bacuranga bakora kumiri, icyo gihe tuba turi kuramya. Ariko noneho Bibiliya irambwira ngo ubwisanduku ry'isezerano ryatahaga mu rusengero, ngo Dawidi yari afite amagurupe 3, yari afite Adituni, afite Azafu, afite na Nahamani. Ayo magurupe 3 yari ay'abaririmbyi. Ayo magurupe yararirimbaga, bamwe bazamura ngo abandi bacuranga ibyuma birenga, bacuranga abacuranzi b'imirya yose, abacuranzi bacuranga ku rwego rumwe ntazi, n'abaririmbyi baririmba amajwi meza, ariko bose babikoraga kugira ngo bamanure icubahiro c'Imana. Yesu nashimwe. Amen. Rero ku Imana kuza aho abantu bari, iyo turi kuramya twebwe abaririmbyi tuba turi kuzana Imana aho abantu bari. Twebwe turaramya uko tumeze, tukaramya tukaririmba, ariko iyo turirimba tuba turi kumanura ubwiza bw'Imana. Noneho babandi batubona bari kutureba, tuba turi kuzana Imana aho bari. Yesu nashimwe. Twebwe nk'abaririmbyi usanga indirimbo turirimba iyo turamya akenshi tutazi ibyo turi gukora, ariko nono mu kuramya kuzana aho Imana abaho abantu bari. Imana ijya kugenda yaravuze ngo mbahaye impano, iyo mpano niyo muzakoresha mungarura aho nzaba ndi kumwe namwe, kandi nta kindi Imana yaduhaye. Impano yaduhaye ni ukuyiramya. Rero iyo turi kuririmba ni ukuzana Imana aho abantu bari kugira ngo dukomeze turamye Imana nyine. Twebwe turaramya, ariko ntabwo turamya ku by'Imana ishaka. Abo bose baririmbaga, ayo magurupe yaririmbaga, sinzi niba ari Edutuni yabanzaga kuririmba, sinzi niba ari Azafu, ariko bararirimbaga bakaririmba bakavuga ngo iteka mwami uzahora ushimwa, uzashimwa, mu ndirimbo za zindi zisa na za zindi turirimba. Noneho bararirimba ngo icubahiro c'Imana, ngo hamanuka uburemere bw'Imana, ngo bagombaga gutamba babura aho banyura kubera ko icubahiro c'Imana cyari cyamanutse. Yesu nashimwe. Amen. Noneho bararamya bageza aho ngabo bari bagiye gutamba babuze aho banyura, bararamya bari mu Bisiraheli, bose barikiriza baravuga ngo niyashimwe Uwiteka kuko imbabazi ziwe zihoraho iteka ryose. Noneho ikintu cya mbere ngira ngo dukore nk'abaririmbyi ni ukuramya. Noneho twebwe ntituramye kubw'umuhango, ngo turamye kubera ko turi ku gatuti, ngo za ndirimbo zo ku gatuti arizo turamisha gusa,
bitari ku mutima. Turamye kubwo kuzana icubahiro c'Imana, turamye kubwo kuzana Imana aho abantu bari. Tureke kuramya noneho kwa kundi ngo nazanye agakweto keza, nazanye agapantaro keza, abantu bashaka kundeba, abantu turamye kubw'intego imwe yo kuramya Imana gusa. Abaririmbyi, abo baririmbyi bose baririmbaga, abo bacurangaga, abakoraga ibyinshi mu bijyanye no kuramya Imana, babikoraga kubw'intego imwe. Babikoraga kubw'intego imwe, intego yari yo kuramya Imana byonyine. Noneho iyo turamya twebwe, kubera ko tuba turi kuzana icubahiro c'Imana mu bantu, noneho twebwe ikintu dusabwa nk'abantu, tugomba kuramya. Abaririmbyi tukaramya, tugashima Imana, tukimikiza imbere, tugashyira imbere cyane presence y'Imana kurusha uko twebwe haboneka presence y'abantu. Kuramya kudafite presence y'Imana kurapfuye, ariko kuramya gufite presence y'Imana ni kuzima. Byaba ari ikibazo turamije hari presence y'abantu nta presence y'Imana. Nibyo navuze ngo Imana yaduhaye impano, iravuga ngo iyi mbahaye nizangarura aho muzaba muri, kugira ngo nze mbane namwe. Iduhereza impano yo kuramya. Niyo mpamvu turamya Imana, tukamanura ubwiza bw'Imana bukaza bukabana natwe. Yesu nashimwe. Amen. Tugomba kuramya ariko tukabikora kubw'intego imwe, atari bya bindi byo kwibonekeza ngo ubwo ngo washize hari biti ngo naririmba, ngo kubera ko nsanzwe ndirimba ngo naririmbira mu bantu benshi ngo naririmba. Oya, tubikore kubw'intego imwe, ari ukuramya Imana. Yesu nashimwe. Igikenewe muri twebwe ni presence y'Imana kuruta presence y'abantu. Igihe uzaramya cyose uri kubona presence y'abantu imbere, uku kuramya kurapfuye. Ahubwo ramya uzana presence y'Imana imbere, kubera ko presence y'Imana ihishwe muri presence yacu. Kubera ko twebwe rero navuze ngo kubera ko iyo dusenze cyane twebwe ibyo dushaka twebwe ntihazavamo ibyo Imana ishaka, ariko mu byo Imana ishaka hazavamo ibyo twebwe dushaka. Niyo mpamvu tugomba gusenga kubw'intego imwe, tukamanura icubahiro c'Imana, tukamanura ubwiza bw'Imana, tukabikora kubw'intego imwe, tukaramya, tukabona presence y'Imana kuruta uko tubona presence yacu y'abantu. Yesu nashimwe cyane. Ubundi muntu naramya akabesha ngo azaramya ngo akunda Imana, uko dukunda Imana, uko Imana idukunda birangana n'uko tuziramya. Tukabesha abantu ngo ukunda Imana utaziramya. Ukuramya Imana birangana n'uko uyikunda. Niba ukunda Imana cyane uyiramya cyane, niba ukunda Imana bukeya nabwo uyiramya bukeya. Kubera ko twebwe urukundo dukunda Imana birangana n'uko tuyiramya. Yesu nashimwe. Amen. Iri jambo ryo kuramya rero nshuti bavandimwe, icy'ingenzi nuko twaramya Imana kandi tukabikora kubw'intego imwe, twarangiza tukareka Imana akaba ariyo iza mbere, tukareka twebwe kwishira imbere, kubera ko twebwe ntaho twagera n'ubundi tutayifite. Kubera ko Imana kuramya tubishizemo ubwenge, nibyo cyane. Kubera ko Pawulo yaravuze ngo nzasengana umutima wanje wose, ariko nzaririmbisha n'ubwenge. Yego, kubikora n'ubwenge ibyo nibyo, ariko nanone tubikore kubw'intego imwe. Twese abaririmbyi turirimbe n'abacuranga, tubikore kubw'intego imwe, kuramya Imana byonyine, kugira ngo tumanure icubahiro c'Imana, tumanure presence y'Imana mu bantu. Hanyuma umuntu nazaza kubona, ntakubone kwa kundi aza kubona mu rusengero, ntaba ariko kubona mu muhanda, kubera ko hari igihe umuntu ashobora kukubona mu rusengero kwa kundi ufata mikoro ukaririmba, ariko yakubona hanze itorero akibaza niba ari we wazuririmba. Kuramya nabyo bizana n'imbuto, bijyana n'imbuto. Ntabwo waramya udafite imbuto nziza, ntiwaramya neza udafite urukundo, ukazubesha abantu gusa, ukaza ukaririmba, wamara kuririmba tugahurira mu kabari waho nk'inzoga. Icyo kirapfuye. Ugomba gutekereza mbere ya byose uko ngomba kuramya Imana mu rusengero, niko ngomba no kuyiramya ndi mu rugo. Ishusho mfite mu rusengero uyu munsi akaba ariyo shusho ngaragaramo hara muri quartier hepfo ntuye. Niko uba ugomba kumera nk'umukristo
umukristo ntagomba kuramya imana afite ubundi buzima abayemo. Oya, ubuzima imana idushakamo ni ubuzima bwo kuramya. Tugomba kuyiramya uko bwije, mu gitondo na nimugoroba ukayiramya. Apana kuyiramya uri buruhukire mu rusengero, uko ni ukwishushanya. Ntabwo uba uramya imana, nta nubwo uba ukunze imana, kubera ko uko ukunda imana bigana no kuyiramya. Nshuti bavandimwe rero, ijambo imana yarashyize ku mutima ryari iri, icyangombwa ni ugutunga imana mu mitima, kandi tugakomeza tukaramya ku bw'intego imwe, turamya imana gusa, twimika ubwami bw'imana, tureka ubwiza bw'imana bukamanuka bukabana natwe, kandi icubahiro cy'imana akaba aricyo kimanuka kuruta twebwe uko twakwishira imbere, tukamuzamura presence y'imana kuruta uko presence y'abantu yagaragara hano hantu. Imana ibahereza umugisha, ijambo ry'imana niribaganze hamwe natwe twese, amen.